Mu buzima bwacu amabara agira uruhare mu mitekerereze yacu, yihutisha mu gufata umwanzuro ndetse agira ingaruka muri modu zacu. Ava mu guteza impinduka kugeza mu guhindura reaction, kugaragaza amarangamutima nyuma y'uko ubona ikintu gishya kuri wowe. Amabara ni amanyembaraga nyinshi birenze uko bitekereza. Nanone bitewe n'ubusobanuro ashobora gukoreshwa ku mpande ebyiri, good and evil, ibyiza n'ibibi. Duhawe ikaze ku rugendo rwo kwinjira mu isanzure ry'ubusobanuro bw'amabara. Nanone kandi ni ingenzi kumenya ko amabara yose ataremwe ku buryo bungana. Amwe muri yo arasa, ariko bidasobanuye ko azabyutsa emotion zimwe. Muri uko kumenya meaning y'ibara, tugomba kwiga kwemera ibi tuvuze. Amabara agira umumaro ku bwonko no ku mubiri. Gusa twemeye ko ibi ari ukuri, tuzasigarana urujijo ku bidasobanutse na reaction ku byabaye. Mu gukomeza tureba ubusobanuro bw'amabara, symbolize zayo ndetse n'icyo afasha ku buzima bwacu bwa buri munsi, hano turahera ku ibara ritukura, ibara ridasanzwe, red cyangwa umutuku. Nk'uko twabibonye, ibara rigize ibintu byinshi byerekana, bigaterwa n'aho riri cyangwa riri gukoreshwa. Red cyangwa umutuku, nk'uko twabibonye, umutuku cyangwa ndetse n'andi mabara bigira ubusobanuro butandukanye. Buri bara rigira umwihariko ku busobanuro. Ikindi kandi byose bihurira ku buzima bwacu, ku buzima bw'umuntu. Umutuku nawo urihariye ubwawo. Ubundi umutuku ufatwa nk'ibara riri passion and energy. Aha bishatse kuvuga mu kugira imbaraga ndetse no kuba wagira urukundo cyangwa se imbaraga bidasanzwe mu kuba wakora ikintu ukagikora ugishaka kandi ugikunze, ari byo passion. Nanone ushushanya tension iremereye n'imbaraga zikomeye zitera kuba twakora igikorwa. Uganisha nanone ku mubano uba hagati y'umugore n'umugabo. Umutuku ahantu hose wakoreshwaga nko kuburira cyangwa sinyare, hari ikintu werekana. Turebeye mu mpande zitandukanye, umutuku ugira ubusobanuro mu buryo buri positive, negative, effect ndetse na symbolize. Kuri positive, umutuku usobanura kuba ugira uruhare mu kuba wagira confidence cyangwa se icyizere. Ugasobanura mu kuba utuma umuntu agira inyota yo kumenya ikintu cyangwa ibintu bitandukanye. Nanone kandi umutuku uri mu bituma umuntu agira courage. Umutuku utera kwiyongera kw'ibyiyumviro biba hagati y'umugore n'umugabo, umuhungu n'umukobwa. Naho kuri negative, umutuku wasobanura kugira uburakari. Mu gihe ubonye umutuku, icyo gihe ushobora kwiyongera kuba danger cyangwa ikintu kibi cyateza akaga. Nanone kandi umutuku ukaba wakoreshwa mu kwihorera cyangwa se revenge. Turebeye ku bijyanye na effect cyangwa se ingaruka uteza, turasangamo attention. Umutuku wakoreshwa mu kugira attention ku kintu cyangwa wakitondera ikintu. Nanone ukoreshwa mu buryo bwa motivation, ukongera imbaraga n'ubushake mu kuba wakora ikintu. Mu kwitondera ikintu kibi cyangwa gukora amakosa, umutuku wagiramo uruhare rukomeye hano. Naho mu buryo bwa symbolize cyangwa ku bimenyetso, ibara ritukura ni rimwe mu mabara tubona kenshi rikoreshwa ku bintu bituburira cyangwa se biburira, byerekana ikintu. Turebye nko ku byapa, akenshi tuzabona ibyapa byinshi bikoresha ibara ritukura. Bimwe mu bimenyetso tubona nabyo biba bifite icyo bishaka gusobanura. Hari ibyo tuzabona bishaka kuvuga action. Aha ushaka kwerekana ko hari igikorwa kiri kuba ahantu runaka, wakoresha ikimenyetso cya action. Nanone umutuku ushobora kwerekana nka energy, symbolize, cyangwa se ukaba ikimenyetso cya energy. Umutuku kandi waba ikimenyetso cya passion uko twabibonye. Mu buryo burambuye kandi bwimbitse, umutuku tuwukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri kimwe dukora dukoresha umutuku, burya kiba gifite igisobanuro cyacyo n'icyo gishatse kwerekana. Umutuku tuwusanga mu cyiciro cya primary color nk'uko twabibonye. Ni ibara rifite aho rihurira na love cyangwa se urukundo. Aha rikoreshwa cyane cyane ku munsi wa Saint Valentin, umunsi w'abakundana. Rigaragaza kandi amahirwe meza cyangwa ibyishimo, happiness. Abantu nanone akenshi barikoresha nko mu holiday bagiye gufata ibiruhuko. Ni ibara kandi usanga benshi barikoresha mu wedding, ubukwe. Iri bara rihuza cyane cyane sexuality and fertility. Ni ukuvuga ku bijyanye no
kwiyumvanamo ku bakundana. Urugero hano, abagore akenshi iyo bambaye amakanzu cyangwa imyenda y'ibara ritukura cyangwa ugasanga bakoresheje amaroze, akenshi biba bijyanye na ya sexuality na romance, ibikorwa bijyanye n'urukundo n'ubundi. Iminwa itukura, umuriro utukura, amakanzu atukura n'ibindi byinshi birenze ibi byose n'ibimenyetso bikoreshwa mu gihe hariho kuba urukundo hagati y'abantu babiri. Nibyo cyane, hari ibintu bisa nka love, passion and desire, nabyo bihuza cyane n'iri ibara ritukura. Ariko kandi hari impamvu yabyo, kuko nureba umutima cyangwa ikimenyetso cy'umutima ubusanzwe ni ibara ritukura, n'amaraso yo mu mubiri aratukura. Gusa haba ikinyuranyo ku byo tubonye bijyanye n'amarangamutima. Nanone umutuku uba danger, power, war ndetse na courage. Umutuku ni amahitamo makeya, ariyo mpamvu usanga akoreshwa kenshi ku bimenyetso byo ku muhanda, amatara yo mu muhanda n'ibindi. Nanone kandi ikintu gitangaje kandi gifatika, umutuku ku isi yose mu madarapo 148 harimo umutuku, aho 77.08% ibonekamo amadarapo yose ku isi. Ni ibara rikoreshwa cyane muri flag cyangwa se amadarapo, rigahuzwa n'ikintu kiri power, dominance ndetse na courage. Ku bintu biri danger no kuba umuriro ugizwe n'umutuku akenshi bishushanya ubwoba. Ku bijyanye n'ibintu karemano, rimwe na rimwe uzabona udukoko dusa n'umutuku, naho ku biribwa akenshi imbuto zigizwe n'ibara ritukura. Ibi bijyana n'uko iyo utegura zimwe mu mbuto hari ikintu bishobora kwerekana. Nanone ndashaka kwibutsa red flag, idarapo cyangwa agatambaro gatukura bikoreshwa muri siporo ndetse no mu birori bitandukanye. Ibi bigira umumaro munini nk'ikimenyetso. Impamvu y'ibi byose ni uko umutuku wifitemo kugaragara cyane kandi mu buryo bworoshye. Nanone kandi mu mico itandukanye umutuku urakoreshwa cyane. Muri Aziya umutuku werekana cyangwa ukaba ikimenyetso ku mahirwe, celebration ndetse na happiness. Noneho watsindiye gukoreshwa ku bageni, aha ni muri Aziya y'Epfo ndetse na China, haba ku bageni bose. Aha tukavuga umusore n'umugeni. Mu bijyanye n'umuco kandi, aho ibihugu bimwe byo muri Afurika bihuza umutuku nk'urupfu, ibi bitandukanye no kuba happiness cyangwa ibintu byiza. Ibihugu bimwe byo muri Afurika iyo bigiye gushyingura akenshi usanga mu myenda yabo bambayemo umutuku cyangwa se higanjemo ibara ritukura. Nitura muri graphic design, umutuku ni ibara ryitabwaho cyane. Amarogo menshi uzasanga agizwe n'amabara atukura. Umutuku ugira imbaraga ziri hejuru, ariyo mpamvu byoroshye kurikoresha muri design n'ibindi bitandukanye. Ni ibara riri cool ariko kandi rikivanga no kuba danger. Ngibyo byinshi bigize ibara ritukura. Nyamara bimwe ntabwo wenda wabyitagaho cyangwa ngo wibaze impamvu umutuku ukoreshwa cyane. Umutuku ugize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni ibara bitapfa gukunda ko bwakira utaribonye cyangwa urikoresha. Niba hari ibyo tutavuze nyamara by'ingenzi dukwiye kumenya ku ibara ry'umutuku, dusangize muri comment igitekerezo cyawe, bityo turusheho kumenya byinshi bitandukanye. Nkwibutsa gukora subscribe hasi, tuzabane no mu bindi biganiro bitandukanye. Passion is News.